shangwino tuwuteke turuhukire I Kigali dore iwacu barashaje nta n'ifaranga bagira ibese kandi umugabo umuntu w'umugabo ugira gutyo ujye mu rubanza unshinje koko kuse rutinda ubu koko wibagiwe n'ibintu wankoreye koko gukora igibikitse no gushinga se nabuzwa ne gaho amafaranga umuntu yirwa mu murima guhingira nurangiza umwambure ko gusa wowe niba nayo nayabuze wabonaga ntazakora none se ubu ngubu yakoreye abantu bose ni ngombwa ngo ugire ubima usubize yuko abantu bose ari abakire warampemukiye ntabwo naguhemukiye dore ni wowe wihemukiye kuko njyewe naje kugukorera ngeneye kujya guhahira abana ngo batahe barye wowe urangije inyuma amafaranga gusa wari uzi ngo bararya ibuye wankubise na n'ubu ndacyumvamo imvune urumva ndacyumva wari waba ntarakongeza ibindi ahubwo amafaranga 200 erega 200 ni menshi amafaranga wahahira umugore n'umwana akarara ariya abana bakarara bagusingiza wowe warayiruka simbivuga gutyo ndababagira ni mu rubanza unshinje ubu aho nari gufata nuko ntari n'umuyobozi buriya wowe nenda gukatirana naburanye 200 gusa washaka narayashakaga reka nari nyakeneye reka nkwishure ariko n'uzongeye kuntuza kidukorana diyo kibazo reka n'ubundi umushonjagirwa n'amafaranga umuntu ntibaje kumukorera abakeneye amafaranga we singaye yamereze hano singaye yame ubu ngubu ucunda tugura ibishyimbo aha ndagura imyumbati mahe gusa ntureba ko dukirana ntanagwana ya none ubu ninjya nkora akadiru nkakanye nka kariya urumva kugira guca ariko se nari bitabigukorera ubwo gahunda niyo ngiye nizo ngizo nabi ubona ndi mu makosa undengera nta kibazo urumva sawa wanjye umugoroba kabungo ako si ibite byabo yewe ngiye ibingibi bimaze no kubirambirwa buri gitondo uzacye batavuze ngo umujura ibi bintu biza ahubwo uzi igisigaye biteze ari bitu komera ko none se urwo ntabari none wowe ndashaka ko unize kuri cya giti cyanyu kimwe kirekire sawa ngiye gucukura umuriro byaraye ko w'amazi none se uzi ko wambura abantu ibintu byinshi cyane wagitiyo cyo mu rugo ntiwakiriwe ntiwagiriwe Frank wowe wakana ngiye nambura he none ko waje kuntura kazi reka barambeshyira ngo n'igiti n'igiti yongeye kuzakigarura uzakigarura ryari uyisi rutindukara barabaga bose barakashaka yi ntabwo duherukanye ariko reka mubwire muza hari mu mudugudu bafashe igisambu kandi nawe numvise kiri kukuvuga igisambu kajya gukwendera igitiyo ndaje musanga Brida ahubwo reka nkubwire bashyizeho inoti y'ibihumbi 2,000 aho gufata noneho bumaze kumfata wese ubundi reka mbabaza icyo gisambo gihuriye ku kumva bagifashe njye nawe muriye nacyo si mu nsanza kandi niba bari kugukeka cyane ahubwo reka nkubwire iyaba ukindimo twa dufaranga twawe wamitse ujyana ariko kubera ko wanyishyuye ntabwo nakujyana pe reka ntabwo nahise uvuye ko sararikora se Manje ndabishaka sanzwe nyine n'imari ikomeye naho ubundi ntaye mbagufasha wapi rwose ahubwo reka nkubwire warenga nk'inyumiriya kare ahubwo bari kubikabya none wamugana ahubwo zo bari bageze hari none ndabona ibintu bikabye iki kibazo ushaka icyo igendera rwose naho ubundi ubuzima burameze nabi
ako kanya hakundazi no mu bitaramo ibitoki kina nakubwiye ngo ibitoki birahari urwanjye nawe dukodesha Talismani wabazanya tabo bagabo ndabazi ariko si twebwe hano ku isambu yawe ndabyumva siko nta yagiye sabando kakago yaragiye kakago kamushije iby'amatelefone aho ugaruke mu rugo rwawe ubu naza mu rugo nta kibazo nta kintu bamaze ukanguka tuve kumuherekeza kare nyese ngo nyimukire nyimukire basakwe masha ariko ajyaje biyo masha bajyane hirya mu kasho ibyabuza kare biyemo yarutinduka uzi neza ko Chayimani wagucire rwa rubanza yibutse wa baramuhimbi kare yagiye gukora mu kagari ashinzwe umutekano nta kindi aho ugaruka mu rugo rwawe mani ndakeka ruriya rubanza rwaharangiraga nabo ahubwo wowe uguje urumva uje ambwira ngo nakakagabo ngo ninza ngo aka kanyishuzaga amatelefone ngo nako nzabandora nanjye mu bamuherekeje ndimo yimukirwe avuyeyo reka genda ntuze wewe uze nta kibazo inzu yawe yari imaze kumera ibyatsi ku rubaraza kubera kutahaba uhaze ubwo ndaza urumva mise mitirako njye no kumenya kuri n'amabano se waruje kumwereka byo bitoki mu rutoki rwawe ahubwo ni wari unaheruka ndabona byarajemo mutambagize kamenge mutambagiza akenge n'umutuza dore babwiye na shoferi ko avuga imodoka ari yabo ariko nanibagiye kuba do yari yavuze ngo ari amatafari nayo ngo kugaragaza dore aka kazu bahindutse hariya se noneho uyu muntu tuzanira abandi nka babiri hanyuma noneho ejo bite tuza dukora inyuza turangira aha nta kibazo hariya amafurusheri nawe amafurusheri wowe bamuhungu uze kumunyuraho kare inkoko niyo ngoma akugene nibaje urariya nabonye kwa bosi nagikwicyana bimeze bite se nicyo gukora urebye ni kiraka nyine cyo kubaka nyine mwana ariko mwana reka mbanze mabwire uretse nkwereke urebye ni nk'amatafari 2000 akorofo mafurusheri uzi ko harimo akazi wana ese reka mubwire rufo yewe uyu mwana reka nze nkwereke nje nikundira imirire hari ababosi b'iki gihe bigereka nyine ni akubundi turangiye akubundi turangiye nijyari ashaka ryari uze tubangaye tuze nyine amatafari makeya ariko nyine turabumbira tayari bunyine nivuga ngo tuzabumba amatafari twubaka wowe ni umukozi ufite amafaranga urabona iki kiraga twavuga ni 60 kandi urabona ko twavunitse cyane urebye nyine amafaranga urebye gutanga ari gutanga amafaranga 80 kashi nta kashi ni kashi kandi njyewe nubesha njyewe nzapfe ntago meshi ntago mbeshe ariko ikibazo azaduhembera kuri konti umuntu ufite se uje mfite konti yanjye nta kibazo apamvu icyo cyakemutse rero inkoko niyo kuzaza bisoro zivugamo sawa nyine ubwo gahunda yo ngiyo afurushe abo bagabo nab'umutwe bajyane hirya mu kasho ibyabo nzabireba ejo uko byageze bikagura iryibi ntabwo mbabeshye ujyanye nabonye ari ahantu heza cyane ntabwo nakubeshye nabonye ari ahantu heza ikibazo cyo muri biriya bigori byagera karabye nakuye nagushaka urupapuro rwawe ruwese urupapuro fasha kumfashije kuri iyi bana muraseka ikiyaga urupapuro rukuye hese mwana
mubwire niba urupapuro rubonetse urubanza rugiye gusoma ni rwoda jya rutinduka ataranyura mana we kandi yarubanye muri iri koti ntabwo nakongera kubika muri iri koti ntabwo urupapuro baba we hano ntabwo ntacyo rwabure ubu urubanza rusubiye bubisi ibihumbi byanjye hafi 27 tugende urakoze mwana urubanza rusubiye rubisi umva ca uyu mwana ntabwo nagenda gutya nari mfitemo ijana yamuhe rwose yamugagira akira ugende ugure igisheke ugure n'umugati warakoze cyane aho ugure ikidupusha urakoze cyane makuru yawe iminsi myinshi urebye twaraburanye ese rufo kuba mbere twahura ahantu turi guca urubanza nyuma bakaza kumva ngo ni wowe wakodesheje na rukinduka byagenda kuko waramukodesheje kayi nawe amambere wibagiwe ko cyagiye nkodesha ubutaka waje kunsinyira ubu si ibisinda byanjye aka kanya birangiyemo wemera kodesha mundi kandi nawe waransinyiye ubu ibisinda byanjye birarangiyemo aka kanya erega nawe haba haciyeho igihe kirekire usiga ngo mba nkibyibuka birambona nabyibagiwe kera ariko kayifa we nubwo bugabo bwawe mbega erega nawe reko reba harya ngo nibisinde niba ari 8 niba ari 10 bigaye ntabyo nibuka 6 umeze wamugabora ako se wakayi narutinduka wamboneye utinduka namubonye hehera sinzano twahoze turi kunywa urwagwa ariko nyine kwamabano se bari kwamabano kuva rero bwacya reka kwigorera ubusa amata yabyaye amavuta gutese kandi babwira abantu b'inaha n'inzoga zabo bakihutira kuma gusa urupapuro ntabwo ndufite urupapuro ntabwo ndufite abantu binangiye buriya narababonye narababonye buriya rero uyu mudugudu wewe n'akanyaga ngo ntabwo njye narababwiye buriya si mwanenganyije hariya hirya se ariko rutinduka nimufata dore nguru biziko kagabo kawukodesheje wana nikara umodesheje nyine ntabwo yabukodesheje ibisinda 3 byanjye byari yakavuyemo mazazi ndabazi hoya uzi ko nimva hano ngewe tujya kumurata umushaka ubu si ibisinda 3 byanjye aka kanya byari birangiye n'ikazi kawe mereza bashi nimufata reka ndubike tugende si kwa mabano bavuze kwitomereza bana muraseka icyanyu ndabizi irangiza amahoro ndamwica